Muhawe ikaze nanone kuri Mr Skolere, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Mwe mudukurikiye kandi mukabana natwe, twizere ko mwakoze subscribe iyi ni channel yanyu kandi ibintu bigakomeza kugenda neza. Banyarwandakazi, aho bigeze none ubu ibintu bigeze rudubi, dore ko biri kuvugwa yuko uyu mukobwa uzwi ku izina rya Kwizera Emelyne ashobora kuba noneho yatawe muri yombi. Ariko twakwibaza ngo ese byagenze ute? Ni kuri uyu mugoroba tariki 14 z'uku kwezi kwa mbere nibwo amashusho y'urukozasoni yagiye hanze bari gukora ubusambanyi Emelyne n'abagenzi be, ariko bikavugwa yuko babaga bashobora kuba bananyweye ibiyobyabwenge. Twakwibaza ngo ese abo bagenzi be bimeze bite? Uyu ni umwari, ni umukobwa w'u Rwanda, azwi ku social media, abantu bamwe bakoresha nka TikTok bashobora kuba bamuzi ku izina rya Kabwa, abandi bashobora kuba bamuzi cyane dore ko yamamaye bavuga ko ari Nyirishanga ryiwe, yamamaye bamwe bavuga ko ari umukobwa cyane, dore ko abenshi mu banyarwanda batangiye kumumenya akoresha cyangwa se yagiye kwifotozanya n'umuhanzi nyarwanda tuzi nka The Ben cyangwa se Tiger B. Icyo gihe nibwo abenshi bamumenye kuko Tiger B yamukozeho, bavuga ko ari gukurura ikariso cyangwa se umwenda w'imbere, ariko we mu itangazamakuru yaje kugaragaza avuga ko yari ishanga, dore ko uyu munyamakuru wamubajije bigeze kuganira, bavugana ko mbese ari ishanga asanzwe yambara, mbese ko nta birenze. Ariko k'uyu mugoroba tariki 14 z'uku kwezi kwa mbere Mutarama mu mwaka wa 2025 nibwo uyu mukobwa ujya wiyita Baby cyangwa se wiyita Bella, ariko ku mazina ye yahawe n'ababyeyi ni Kwizera Emelyne. Amashusho ye yagaragaye arimo akoresha ibi binyobwa dukoresha, amacupa y'ibinyobwa bya Bralirwa, abisebya abikoresha mu myanya y'ibanga, dore ko hari abanyarwanda benshi cyane bafite amashusho ye, bafite n'amavideo cyane arimo abishyira mu myanya y'ibanga. Bikaba byarababaje cyane ababyeyi, abanyarwanda ndetse n'urubyiruko muri rusange, dore ko bamwe bajya kuyareba bihisha ariko bakanipfuka mu maso, ariko nyine bakanga bakanabireba, dore ko biriya kuko umuntu utabireba ni wundi uba afite umutima ukomeye, ariko uyu Emelyne ubu ari mu matwi y'abanyarwanda, ariko we n'abagenzi be bakaba bari gukurikiranwaho icyaha cy'ubusinzi, icyaha cyo gukoresha amashusho y'urukozasoni, dore ko ubu kuri uyu munsi wa none yatawe muri yombi. Uyu mukobwa yatawe muri yombi, yari ari kumwe n'abagenzi be 9, nawe wa 9. Bagenzi be twavuga harimo uwitwa we ubwe nyir'ubwite, dore ko we izina rye rizwi cyane, abenshi bamuzi nka Kabwa kuri TikTok, akunda kwita Bella cyangwa se Nyirishanga ryiwe, ariko amazina ye y'ababyeyi ni Kwizera Emelyne. Bagenzi be bandi bafunzwe harimo Uwase Saliha, Uwase Berize, Uwase Shakira, Rucyaha na David, dore ko harimo abasore 3 n'uwitwa Banza Julie. Gusa nanone aba basore nyine bandi bivugwa ko biyise genge, rich gang, akaba yari genge isigaye ikorera kuri WhatsApp, bakoresha amashusho y'urukozasoni bagajya hose ahantu runaka, bumvikaye dore ko bafite group, ariko biyise ngo ni rich gang, akaba ari genge y'abantu 9, ariko hakaba harimo abasore 3. Uyu mukobwa rero tuzi nka Kwizera Emelyne, ariko nyine we ubwe nyir'ubwite akaba akunda kwiyita Kabwa, akurikiranywaho icyaha cyo kuba akoresha ibiyobyabwenge, dore ko umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yavuze ko muri aba bakobwa rero bivugwa ko umukobwa uri mu kigero cy'imyaka mike cyane ari imyaka 20, umukuru akaba afite imyaka 28. Urumva ko u Rwanda mbese twavuga ko twapfushije impagarike, dore ko ari abakobwa bakiri batoya cyane bakeneye kwiga ndetse bakanagira ibyo bakora. Ariko umuvugizi wa RIB yatangarije ikinyamakuru cyitwa igihe.com ko aba bakobwa
bari gushinzwa gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no gutangaza amashusho y'urukozasoni bakayashyira hanze. Bakaba banashinzwa yuko bakoze groupe ndetse bakaba bazasomerwa urubanza mw'iyi minsi igiye gukurikira cyangwa se mw'iyi minsi iri imbere. Uyu mukobwa wamamaye nka Nyirishanga ryiwe rero byagaragaye dore ko abenshi bafite amavideo ye ari gukoresha ivide rya Heineken ari kurikoresha mu myanya y'ibanga, ariko bikaba bivugwa yuko ndetse we atazavamo dore ko bamupimye bamusangana urumogi rwinshi cyane muri we, bamusanganye urumogi, amatabi, yakoreshaga ibiyobyabwenge kandi koko narebye wavuga uti ntago uyu mukobwa nyine yakora ibyo bintu nyine wumva atagize akantu atamo. Ni ibintu byumvikana abayatayemo akantu. Gusa bamwe muri bo muri yino groupe yabo Rich Gang, iyi genge yabo y'abantu 9 hafunzwemo 7 nibo batawe muri yombi, abandi 2 bo basigaye. Abandi 2 basigaye tukaba bamwe bafungiwe kuri station ya Ribu Igikondo, station ya Ribu Remera na Kacyiru, bakaba bazasomerwa urubanza. Muri make rero bakaba mu bihano bashinzwa nibaramuka bahamywe n'iki no gukoresha ariya mashusho y'urukozasoni ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge, bashobora kuzafungwa atari hasi y'umwaka umwe kugeza ku myaka 2, ntabwo izarenga, cyangwa se bagahanishwa igihano cy'amaboko, ari byo biriya twita tije. Bakaba bakorera tije, bakaba aricyo gihano bashobora kuba bakoreshwa mbese mu nsimbura gihano y'uwo mwaka umwe kugeza kuri 2. ubwo rero urumva ntago byoroshye, ntago ni ibintu bitoroshye, dore ko hari abakobwa bakiri bato. Ni umukobwa muri we nyine ubona ko yari agifite byinshi yakagombye gukora, yari afite byinshi yakagombye kugeraho, ariko nyine inzoga, amatabi. Banyarwandakazi rwose mureke dukomeze ducyahure cyangwa se ducyabure bano bakobwa bacu, bano bari b'u Rwanda. Yakoreshaga ibiyobyabwenge, yiteraga ibishinge, yakananywa amatabi. Urumva nyine ni ibintu bibabaje, ni ibintu bidashimishije ndetse bitashimisha n'ababyeyi. ubwo rero urukiko rukaba ruzamusomera mw'iyi minsi. ni ukuba dutegereje nyine tukumva ibizavamo, ariko mu bigaragara nta handi azarucikira, dore ko abenshi banafite amavideo, banafite gihamya, abenshi bafite amafoto ye muri rusange. Mwakoze cyane kudukurikira, cyangwa se mwe mwabanye natwe kuri channel Mr Skolere. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, mbibutsa gukora subscribe kuri channel yanyu Mr Skolere.